Thank you, Pastor. Mana ishimwe. Imana yamye ariyo kwizerwa kuri jye, kuri wowe ndetse kuri twebwe twese mu izina rya Yesu. Iyo Mana ni Imana yo kwizerwa, ibyo yasezeranije byose aba ari ukuri. Ikindi, imbaraga za Kristo zituma amasezerano atanga yose aba ari ayo kwizerwa kandi ikayasohoza. Izo mbaraga no kwizerwa kwayo bigiye gukora muri wowe mu izina rya Yesu. Ndashaka kukwiringiza yuko Imana iri hano, iri kumwe natwe, iri kumwe nawe, iri kumwe nawe aho ngaho. Mwebwe mwese mukurikiranye ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga, Imana iri hano. Ikindi kandi Imana iri aho ngaho muri ibitangaza byayo irabikora. Igiye gukora ibyo bitangaza mu buzima bwawe uyu munsi wa none mu izina rya Yesu. Isezerano ryose yaguhaye, ijambo ryose yavuze, ubuhanuzi bwose yavuze, imbaraga zayo, ubushobozi bwayo ndetse no kwizerwa kwayo ndetse n'ineza yayo bigiye gukora ibikomeye kandi birakorwa mu buzima bwawe no mu buzima bwacu twese mu izina rya Yesu. Ibitangaza mu buzima bwawe, ibitangaza, igitangaza cy'agakiza, igitangaza cyo gukira indwara, igitangaza cyo kubohoka, igitangaza cy'ijambo ryayo, cy'isezerano ryayo kuba rigiye gusohora mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Kandi turi mu gitabo cya Danieli, twize igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, igice cya kane, ubu tugeze mu gice cya gatanu. Kandi igihe urebye igice cya gatanu, urabona ko Imana ifite ijambo, kandi iyo ivuze iryo jambo irarikomeza kugira ngo irisohoze. Ijambo ry'Imana rigiye kubwirwa uyu munsi wa none, iryo jambo rigiye gusohora mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mume amena nziza aho ngaho. Mureke dusenge. Data, turagushimira kubw'uyu munsi, duhimbaje izina ryawe. Mbega ukuntu uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, uri Imana y'inyambaraga kandi Imana ikomeye, uwo muremyi, umucunguzi. Mana, ndasenze nsaba kugira ngo uyu munsi usohoze ijambo ryawe mu buzima bwa buri wese mu izina rya Yesu. Ibitangaza byawe urabikora, ndetse ibitangaza byawe mu buzima bwa buri wese, mu bagabo n'abagore, abakiri bato, ari abari hano ndetse n'abari hirya no hino. Ndasenze ko ijambo ryawe rikora ibitangaza, rikore ibikomeye muri buri wese mu izina rya Yesu. Kora kuri buri wese, hindura buri wese umuhindure, kandi ukore ibitangaza mu buzima bwa buri wese uyu munsi wa none kubwo kwigaragaza kw'imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Turagushimiye kubera yuko tuzi ko washubije. Dusenze mu izina rya Yesu. Mumindi amina mbere yuko mwicara. Imana yaguhaye umugisha, ndashaka ko wicara mu migisha witeke Imana. Tuze muri Danieli igice cya gatanu. Danieli igice cya gatanu, umurongo wa 26, 27 na 28. Turareba Danieli igice cya gatanu, umurongo wa 26. Kandi uku niko bisobanurwa, buri wese mu by'ukuri ashobora kuba afite Bibiliya. Abenshi bafite Bibiliya, nk'uko iya nkone y'Etiyopiya yarasomye, natwe turasoma. Irisomye iriya nkone y'Etiyopiya, nuko Filipo arabaza ati, ese ibyo usoma urabyumva? Ese irasubiza iti, nabyumva nte keretse mfite umuntu unsobanurira. Dukeneye gusobanukirwa, dukeneye ubusobanuro, kandi dukeneye ko ijambo ry'Imana rikoreshwa mu buzima bwacu. Ntabwo ari Beluteshazari gusa wabonye inyandiko yanditswe ku rusika hanyuma ntiyashobora kuyumva, ndetse abantu bose bari bahari, ndetse muri uwo munsi mukuru abahamagawe bose muri uwo munsi mukuru nta n'umwe wigeze asobanukirwa iyo nyandiko.
inyandiko twebwe zishobora kuba itanditswe ku rukuta, ahubwo iri mu byanditswe mu ijambo ry'Imana. Filipo umwigisha arasobanuza, arabaza, mbese ibyo usoma muri Bibiliya urasoma ukabyumva, urasoma ukabisobanukirwa? Nasobanukirwa nte keretse umuntu, keretse mbonye umuntu, keretse mbonye umwigisha, keretse mbonye umuvugabutumwa, keretse mbonye usobanura ijambo ry'Imana akansobanurira. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo dusobanure, bityo ubashe kwakira ubusobanuro bukwiye bw'ijambo ry'Imana. Umurongo wa 26, kandi bisobanurwa bitya, mene bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka yawe umaze ku ngoma yishyira iherezo 2 tekeri. Bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo cyangwa ku munzani ugaragara ko udashyitse. Yashyizwe ku munzani, arapimwa, apimwa ku munzani. Ubu rero umunzani turi kuvuga ntabwo ari umunzani uyu nguyu bapimisha ibintu, umunzani upima amazi, umunzani upima ibiribwa, umunzani upima ibicuruzwa. Ibyo byose ntabwo ari uwo munzani turimo tuvuga, ntabwo ari uwo tuvuga. Twaba dufite ibiro byinshi cyangwa se ibiro bike, ntabwo ari uwo munzani turi kuvuga. Turimo turavuga umunzani wapimye ibyo yakoze, wapimye imirimo ye, wapimye ibikorwa bye ndetse n'ibyo yakoraga kiriya gihe. Hano tubwirwa ko yapimwe abona yuko adashyitse, yarapimwe abona yuko adakwiye, yarapimwe abona yuko adashyitse kandi adakwiye. Igihe Imana idupimye ibintu ni bibiri, tuzaboneka yuko dushyitse cyangwa se tudakwiye. Nowa yarapimwe abona akwiye, Enoki yarapimwe abona akwiye. Niyo mpamvu Enoki yazamuwe ajyanwa mu ijuru, bitewe nuko yabonetse yuko adashyitse kandi yabonetse ko ashyitse mu buzima bwe. Niyo mpamvu rero Imana yateguriye inkuge Nowa, cyari igipimo, yapimwe ariko yarapimwe abona akwiye. Turabona Aburahamu, Yosuwa ndetse na Samweli na Dawidi, abo bose barapimwe baboneka yuko bakwiye. Igihe ugeze ku bantu bo mu isezerano rishya, ngwino ku bantu bo mu isezerano rishya, nabo barapimwe. Kandi ubwo iyo mana imwe, iyo mana yayindi, ya mana idahinduka, ya mana ikora ibikomeye kandi igakora ibitangaza, iyo mana ipima ubuzima bwa buri wese. Iyo ipimye igapima ibikorwa bya buri wese, iyo mana iracyari hano, iracyariho. Igihe tuje mu isezerano rishya, yapimye abantu nka Yohana, Petero, ndetse kuri Petero kubwo buntu bw'Imana bitewe na Karuvariyo, kubwo buntu bw'Imana bitewe n'ibyo Kristo yabashije gukora. Kristo yahindutse umukiza, yahindutse inshungu, yahindutse igitambo cyabo. Kandi ikintu cyose kitari gikwiye mu buzima bwabo, cyari kibuze mu buzima bwabo, Kristo yarakibahaye. Bavuye ku rwego rwo kuba abadakwiye baba abakwiye. Ibyo nibyo Mana igiye kugukorera uyu munsi. Igihe upimwe ugahuzwa na Kristo, ugahuzwa n'umucunguzi wawe, ugahuzwa n'umucunguzi wawe n'umukiza wawe n'uwagutambiye igitambo, bitewe nawe ugiye kuba ukwiye. Ndavuze ngo ugiye kuboneka kukwiye, ukwiye agakiza cye, ukwiye ugukiranuka kwe, ukwiye ubuntu bwe, ikindi no kugira neza kwe ku buzima bwawe. Abandi bantu abo batekereza bo ubwabo ku giti cyabo yuko bazaba bakwiriye kubw'imbaraga zabo z'umubiri, ntabwo bikorwa gutyo. Igihe uri wenyine udafite Kristo, igihe udafite Kristo, igihe udafite umwuka w'Imana, igihe udafite ubufasha buturuka ku Mana nka Perushazari, uzapimwa ugaragare yuko utuzuye, ugaragare yuko udakwiye. Ariko igihe uje kuri Kristo agakora, agashyira gukiranuka kwe muri wowe, akaguha agakiza, ukababarirwa. Hanyuma ku bwa Kristo kurimo, uzapimwa ugaragare yuko ushyitse, ugaragare ko ukwiye. Titire y'ubutumwa bwacu bw'uyu munsi,
titire ya mesaje yacu nivuga ngo buri muntu yarapimwe n'ishobora byose aboneka ko adashyitse cyangwa akwiye. Hitamo impande n'ebyiri, uba ukwiye cyangwa udakwiye. Hitamo, ukwiriye gufata icyemezo uruhande ukwiriye guhereramo. Igihe uraho ukaba udafite agakiza, ukaba utarahindutse mu buzima bwawe, uzapimwa hanyuma ugaragare yuko utuzuye, ugaragare yuko udakwiye. Ariko nuza kuri Kristo, ukaza kuri Kristo, Kristo ugahagarana nawe, ukamwizera, ikindi ibyo yakoze ku musaraba Karuvariya bikaza mu buzima bwawe, Kristo ukamwakira, Kristo akaba ari uwawe, nawe ukaba uri uwe, akagukiza, akaguha agakiza. Yaragukunze, izina ryawe rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Icyo gihe nibwo uzapimwa ukagaragara yuko wuzuye ukwiye. Buri wese hano kuri iyi si ahura n'igipimo cy'Imana ishobora byose. Ibintu ni bibiri, uzapimwa ugaragare yuko ukwiye cyangwa se udakwiye. Urebe umurongo wa 28, kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe, bitewe nuko yarapimwe aboneka ko adakwiye. Ntiyasengaga, ntiyasabye imbabazi z'Imana, ntiyasabye agakiza cy'Imana. Dore ubwami bwawe buragabwe buhawe abamede n'abaperesi. Ibyo nibyo tugiye kureba uyu munsi, kandi ndasenze kugira ngo ubwo ugiye guhuzwa na Kristo, ukifatanya na Kristo, ukiyunga na Kristo, nsaba kugira ngo iyo Mana ihora witeka, iyo Mana ihora yuriwe kwizerwa, iyo Mana isohoza isezerano ry'ijambo ryayo, ndasenze ngo ibone kukwiye, izakemura ikibazo cyawe, ihindure ubuzima bwawe, ihindure ibyawe byose mu buzima bwawe uyu munsi wa none, mu izina rya Yesu, amena. Tugiye kureba ibintu bitatu muri iri somo. Icya mbere tugiye kureba umunsi mukuru udafite agaciro n'igitutsi kibi kitabaho, igitutsi gikabije. Turabona Beluteshazari, turabona umunsi mukuru yateguye. Uwo munsi mukuru wari umunsi mukuru udafite agaciro, udafite kubaha Imana ishobora byose. Ikindi, yatanze uburenganzira ubwandu mu buzima bwe. Ikindi, agaragaza imyifatire yo kugaragara ko igikorwa yakoze yashushe nk'aho atuka Imana ishobora byose. Kabiri, ubutungane budahangarwa bw'umwigisha, umwigisha ufite umwete kandi utiyanduza. Daniel niko yarameze, yaba ari mu gitondo cyangwa nyuma ya saa sita, igihe icyo ari cyo cyose ntabwo yiyanduzaga, ntabwo yakoraga compromise. Ikindi kandi, Daniel uyu mugabo yari afite ububasha bw'Imana mu gihugu cy'i Babuloni. Ni nawe wari ufite impano yo kugira ngo asome iyo nyandiko, ikindi ayisobanure, adafite ubwoba, adafite gutitira, adafite gutitimira, ndetse no kugira ubwoba ngo atinye mu maso h'umwami. Kiriya gihe yamubwiye ijambo ry'Imana. Turimo turareba ubutungane budahangarwa bw'umwigisha uteye umwete kandi utiyanduza. Gatatu, turi busoreze ku gice kivuga ugusohora kutazitirwa k'ubuhanuzi bukomeye budahinduka. Hano turabona ubuhanuzi Imana yabwiye Nebukadinezari bwarasohoye, yabwiye Beluteshaza bwarasohoye. Ibwo Imana ibwira bizera nabwo burasohora. ubwo buhanuzi n'amagambo y'Imana n'ijambo ry'Uwiteka Imana riba rifite ingufu, ubuhanuzi buba bufite ingufu. Ikindi kandi burasohora. Iyo ubuhanuzi buvuzwe ukizera burasohora. Amasezerano y'Imana ni yego na mena mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Turebe ingingo ya mbere, aho tugiye kureba umunsi mukuru udafite agaciro wabonetse nk'igitutsi kibi cyo gutuka Imana. N'iki gituma turi kureba ibyo? Turakeneye kubireba kugira ngo dusobanukirwe yuko gukora kw'Imana
dusobanukirwe gukora kw'Imana ku muntu, ndetse gukora kw'Imana ku muryango, gukora kw'Imana ku mwami wari ufite imbaraga n'ubutware bw'i Babuloni. Igikorwa cy'Imana ndetse no gukora kwayo, turebe uko ibasha gukora mu buzima bw'umugabo n'umugore hano kuri iyi si. Ibi niki cyatumye ibi biba? Ibi nibyo tubivuga. Ibi niki cyatumye biza ku muntu? Nibyo turi kuvuga. Niki cyatumye ubwami bwe bugabwa? Niki cyatumye ubuzima bwe burangira ntagirirwe imbabazi? Ibyo nibyo turi kureba uyu munsi wa none. Daniel igice cya 5 umurongo wa mbere. Umwami Berushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori umunsi mukuru, abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa ibisindisha muri ibyo birori. Ibi ngibi byari bibi cyane mu buryo bukabije, ariko ntibigarukiraho gusa. Urabona, mu gihe Berushaza yanywaga inzoga, yanywaga ibisindisha, umwami nawe anywera vino, inzoga, imbere y'abo batware 1000. Imbere y'abo batware 1000. Nuko Berushaza agisogongera kuri iyo vino, ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyo Nebukadinezari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinywereho. Ntabwo yari yanduye gusa, ntabwo yarahumanye gusa, ikindi yari n'igikoresho cyo gutuma abandi bandura bagahumana. Yarabahamagaye, umugore we aramuhamagara, ndetse niwe Imana yamuhaye, ariko yari afite benshi, inshoreke arazihamagara zose. Ntabwo yari afite umugore umwe, yari nafite n'inshoreke ze. Uwo mugore ntabwo yaramuhagije, ndetse nicyo cyatumye abagore yashatse uko bari benshi nabo tubona yuko batari bahagije. Yari afite n'izindi nshoreke, ahamagara abatware bose, abayobozi, abagore bose, kugira ngo banywe. Ibyo byonyine byari bibi mu buryo bukabije. Umurongo wa 3, bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari i Yerusalemu. Urabona ugukabya ibyaha, urabona ukukurengera, urabona iki kibi, ibi bibi uyu mugabo yakoze. Igihe yari arimo atunga intoki, izindi 4 zaramutungaga, zari zimwerekeyeho, bitewe nuko yakoraga amahano. Abenshi nuko uko bakora amahano, bakibera muri ayo mahano, bakibera muri ibyo bibi, bakibera mu buzima babayeho bagaragara yuko bakora amahano imbere y'Uwiteka Imana. Bibiliya iravuga ngo bamuzaniye ibikoresho bakuye mu nzu y'Imana i Yerusalemu, maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze barabinywesha. Reba umurongo wa 4, ikibi cy'abakoze amahano, bakoze amabi, bakoze, banywa vino, bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Sobanukirwa yuko turabona ise yari yarashyizeho ikigirwamana mu gice cya 2, yari we mutwe w'izahabu, no kandi yari yarabonye ndetse n'icyo gituza n'amaboko yuko byari bikozwe mu izahabu. Yari yarabonye igihimba bikozwe mu muringa, ndetse yari n'amaguru akozwe mu ibumba ndetse n'amabuye. Uku niko gukabya ndetse n'amahano uyu mugabo yakoze, ndetse n'abagore be, ndetse n'izi nshoreke ze, ndetse n'amahano y'aba batware bakoze. Murongo wa 5, uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu Imana noneho yari igiye gukora. Ese Imana wayishyiraho umugayo igihe abana b'abantu biyanduje bakihumanya? Ese ibyo wabigayira Imana? Igihe abagabo n'abagore bihumanya, ugasanga mu bikorwa byabo barihumanya, ibyo se washyira umugayo ku Mana? Reka da. Igihe abagabo n'abagore biyanduza
bakihumanya. Ikindi icyubahiro cy'Imana bakagihindura mu rukozasoni, bakagihindura mu rukozasoni, mu bikorwa by'urukozasoni. Ese ibyo wabirenganyiriza Imana? Niyo mpamvu Imana yazanye igihano ndetse n'urubanza. Reka mbabwire rero iby'iyi si turimo. Mika 7:3, kugira ngo bakore ibibi, Mika 7:3, abo muri iyi si kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, bakora amabi bayakoresheje amaboko abiri, bakora amabi bafite ishyaka. Hano turabona yuko yabonye igihano, uyu mwami yabonye igihano, amaboko yabo akorana ikibi umwete. Igikomangoma cyaka amaturo, nawe mucamanza agahongesha akakaruswa. Ngubwo ubuzima bwa benshi muri iyi si, nuko babayeho ubuzima bwo kwiyanduza, ubuzima bwo gukiranirwa, bwo gukora ibyaha, kandi bagatuma n'abandi bakora amabi, bakora amahano, bagacumura. Umurongo wa 4, umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu, urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Umunsi wavuzwe n'abarinzi bawe ari wo guhorwa kwawe urageze, noneho barumiwe. Ngiyi si tubayemo, bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Si ibyo gusa, kuko bose bakoze ibyaha bakoresha mabi, amahano, amaboko yabo abiri, n'imitima yabo, n'ubwenge bwabo, n'ubuhanga bwabo, n'amashuri bize bakaminuza. Usanga bakora amahano, bakora mabi, byose bakabikoresha mu gukora mabi, bigatuma bahumana imbere y'Imana. Ikindi kandi bakanahumanya n'abandi bantu mu buzima bwabo. Ngwino mu isezerano rishya, Abefeso igice cya 4, umurongo wa 17, agira ati, nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Berushaza yagendaga akurikiza ibidafite umumaro byo mu mutima we. Abagabo n'abagore abenshi bahutuye bagenda bakurikiza ibidafite umumaro byo mu mitima yabo, bagenda bakurikira ibidafite umumaro, biruka kubusa. Abapapa usanga barihumanyije mu gihe cya Nowa, nyuma ya Nowa usanga bakomeza kwiyanduza, barakomeje kwiyanduza. Rero niyo mpamvu abantu bose bavuka bafite ubwandu ndetse no kwangirika. Nicyo gituma igihe Imana ipimye, izapima mu iteka ryose ubuzima bwacu, niba nta kintu dukoze buzagaragara yuko budakwiye, bitewe nuko twamye tugenda dukurikiza ibidafite umumaro mu buzima bwacu. Turebe umurongo wa 17, umurongo wa 18, ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubushishi buri muri bo, no kwinangirwa kw'imitima yabo byatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Urabona aba bantu ubuzima bwabo ni ubuzima bwuzuye urwango. Ubuzima bw'Imana ni ubuzima bwo gukiranuka no kwera, ariko ubuzima bw'aba bantu ni ubuzima bwo gukiranirwa ndetse no guhumana mu buzima bwabo. Niki ubuzima bw'Imana? Ubuzima bw'Imana ni ubuzima bw'ukuri, ni ubuzima bwo kuvugisha ukuri, ariko abenshi usanga ari ubuzima bwo kuriganya, ari ubuzima bwo gukora deception, ndetse n'ubuzima bwo kwiba mu buzima bwabo. Usanga ariko abenshi babayeho batandukanyijwe n'Imana, bari kure y'Imana mu buzima bwabo, bitewe no gucura umwijima kw'imitima yabo. Berushaza yari impumyi ku neza ye, yari impumyi no kukugubwa neza kwe, yari impumyi kugira neza kw'Imana, kw'ineza y'Imana, yari impumyi ku mbaraga z'Imana. Ikindi kandi turabona yuko buri wese, abenshi ari impumyi ku gakiza, abenshi ari impumyi ku gukiranuka, ari impumyi ku iteka ryose. Turabwirwa ku murongo wa 19, umurongo wa 19 hagira hati, kandi babaye ibiti biha. Urabona rero ibi byakoreshejwe kuri Berushaza
kuri Berishaza, kuko yarakabije akora amahano, ararengera ajya gufata ibikoresho byakoreshwaga mu nzu y'Imana, byakoreshwaga hera, byakoreshwaga i Yerusalemu, byakoreshwaga ku cyicaro cy'Imana ishobora byose. Ubwo abantu basengaga Imana, ibikoresho bakoreshaga, afata aba bagore be, akusanya inshoreke ze, akusanya abajyanama be, akusanya ndetse n'abatware bose. Ibyo yakoze yabikoze atumva ntacyo umutima umucira urubanza, abikora yumva ntacyo bivuze. Hari abameze batyo uyu munsi wa none, bageze ku rwego imitima yabo ipfa, bageze ku rwego imitima yabo itakibacira urubanza, bagakora amabi ntibacire urubanza, bagakora ibibi ntibacire urubanza, bagakora amahano ntibacire urubanza. Hari abo usanga basambanya abagore b'abandi, imitima yabo ntibacire urubanza. Hari abo usanga basinda ari abasinzi rukura, ariko imitima yabo ntibacire urubanza. Abandi barishwe n'urumogi, barishwe n'ibiyobyabwenge bakabikora, ariko imitima nama yabo yabaye ibiti ntibacire urubanza, kubera ko imitima yabo yabaye ibiti kandi babaye ibiti. Biha ubusambanyi bwinshi, gukorana iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Tuze mu mubwiriza, umubwiriza Ecclesiastes igice cya 7 umurongo wa 17 7:17 hagira hati, umurongo wa 17, ntugasayishe gukora ibibi Berushaza, dore washatse umugore. Ese ntago uwo mugore agakwiriye kuba ahagije? Urashaka umugore wa kabiri, wa gatatu, wa kane, abagore ndetse ntibanaguhagije, ujya gushaka n'inshore kugira inshoreke mu buzima bwawe. Hano turabwirwa yuko yabyutse arakanguka, noneho akusanya abatware, akusanya abajyanama, nuko akoresha umunsi mukuru, aratuma ati mugende muzane ibyo bikoresho nazanye nkuye mu nzu y'Imana, ngiye kubinywesha inzoga, ngiye kubinywesha vino, ngiye kubinywesha ibisindisha, ngiye gusuzugura Imana yo mu ijuru. Berusaja, we gukabya gukora amabi, we gukabya gukora amahano, nshuti yanjye wowe uraho, nawe mu mibereho yawe urimo uravuduka wirukanka ujya mu irimbukiro ry'iteka ryose. Uramenye wikabye ibyaha, kubeshya. Reba uburyo uri umubeshyi mu buzima bwawe, urabeshya mu buryo bukomeye. Ni wowe ubwirwa, dore wanye wiruka ku bagore, nawe uraho uriruka ku mugore w'abandi, uriruka ku mugore w'umukene, kubera ko uwo mugore afite uburanga bwiza, urimo uramwirukaho umusambanya, urimo urasambanya abagore b'abandi. Nawe wa mugore we urimo uratwara abagabo b'abandi, nufatwa uzabona akaga n'ishyano. Wikabya gukora amabi, wamye unywa inzoga uri umusinzi ruharwa. Ubu tugeze mu mpera z'umwaka, muri iki gihe cy'iminsi mikuru, urimo urakabya kunywa inzoga, urimo urakabya ibyaha, urimo urirukanka ujya mu irimbukiro. Wamye ubikora, abantu bakubwira mundeke, ndetse abantu barakurekuye baravuga ngo uriya mumureke, niko yabaye mu buzima bwe, bitewe n'ubwo buzima bwawe n'iyo mibere yawe. Bibiliya iravuga ngo nimugakabye gukora ibyaha, n'iki cyatuma mupfa imbere y'igihe cyakwiye. Berushaza, n'iki gitumye uri gukabya gukora amabi mbere yo kwihana? Niyo mpamvu Imana uyu munsi irimo iratwereka kugira ngo buri wese yisuzume, arebe aho yamyari, arebe ibyo akora. Ubwirwe ngo wikabya gukora ibi, wikabya gukora amabi, ihane, hindukira, uve muri ibyo bibi ukora, ubyire Imana uti Mana ndakugarukiye, nguhaye ubuzima bwawe. Ariko mu gihe mu byo wumvise byose, nibyo wabonye byose, ugakomeza, umenye ko inkoni y'umunyabyaha ihari, inkoni izakubita umunyabyaha, izahana umunyabyaha ihari. Ikindi kandi ushobora kuzarwirwa n'urugogwe ku munsi utazi. Nibikubaho ni hehe uzabiteka ryose? Nyabuneka wikabya gukora amabi, Ikindi kandi mwe kuba bapfapfa,
kugira ngo mudakenyuka. Uwo ni Berushaza, abo nabi batizera abanyabyaha b'iki gihe cya none, muri iyi minsi ya none. urebe witegereze inzira wamye unyuramo mu buzima bwawe. Tugiye kureba ingingo ya kabiri. Hano Berushaza yabonye inyandiko yandikwa ku rukuta muri ayo mashuri yose y'i Babuloni. N'iryo terambere ryose ryari i Babuloni. Babuloni yari yarateye imbere mu buryo bukomeye cyane, ariko uyu mugabo ntabwo yigeze asoma inyandiko yanditswe ku rukuta rw'inzu, kuko ntabwo yari umwana w'Imana. Yari inyandiko y'Imana, yari yanditswe n'urutoki rw'Imana. Ntabwo ushobora gusoma inyandiko y'Imana udafite umwuka w'Imana kugira ngo agusobanurire. Nyuma yaho urwo rutoki rwagaragaraga rukandika, yarabibonye. Ikindi abona urwo rutoki rurimo rwandika, ariko umubiri wundi ntabwo yawubonye. Yabonye urutoki gusa, randika. Hanyuma ibyo byose amaze kubona iyi nyandiko, icyaka cy'inzoga gihita ko gishira, ndetse n'irari ryo kurarikira abagore rihita ko rishira, ndetse n'iryo rari ry'iby'isi birashira. Hatangira gutitimira, hatangira gutitira, hatangira kugira ubwoba, ashaka kumusobanurira. Abo bakonikoni n'abacunnyi bo muri biyo ntabwo babashije gusoma iyo nyandiko. Baragerageza, ariko birabananira. Bakoze mu buryo bwa kidini, bakoze mu buryo bw'idini, bakora ibishoboka byose, ariko baragerageza ntibabibasha. Ntabwo bigeze bamenya inyandiko, ntabwo basobanukiwe ibyari byanditswe ku rukuta, kugeza igihe umugore we yaziye, umwamikazi yaziye, aramubwira ati, Berushaza, hari umuntu uri mu bwami bwawe, niwe wasobanuriye so Nebukadinezari, amusobanurira inzozi yarose, kandi inzozi yasobanuye uko yabisobanuye byabaye ukuri koko. Hamagara Danieli nyabuneka. Danieli baramuhamagara. Ubwo bahamagaraga Danieli, uyu mugabo yarakimusezeranya, ndaguha ibi nuramuka unsobanuriye. Mureke tuze muri Danieli igice cya 5, aho tugiye kureba umurongo wa 10. Umurongo wa 10. Rero nyuma umwamikazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be, yinjira mu nzu y'ibirori bagiriramo, aravuga ati, Nyagasani nyaguhoraho, nguko babaramyaga, ngibi byubahiro babahaga. Uyo bavuze ngo mwami Nyagasani nyaguhoraho yapfuye iri joro. Ibyo utekereza bye kuguhagarika umutima ngo mu maso hawe hahinduke ukundi. 11. Kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo, mbega uburyo ari byiza kuba bakubona. Niba uri umwizera nyakuri, ukaba uri umwizera, urabona ibyo. Niba uri umwizera, mbega ukuntu byaba ari byiza. Uyu munsi wa none ukaba wari umwizerwa umaze igihe kirekire, uyu munsi wa none ukaba utariyanduje, ukaba utarasubiye inyuma, ukaba ukiri wa wundi, ufite agakiza k'Imana, ufite kwezwa, ufite kubonera Imana itanga. Ikindi ufite ubuzima butiyanduza bukwiriye umwana w'Imana, ukaba ukiri wa wundi. Ikindi kandi ukaba ukiri wa mwigisha ushyira mu bikorwa ibyo wigisha. Bibiliya iravuga ngo harimo umugabo, ibi twagusomaho, cyangwa wariyanduje, cyangwa waraguye, cyangwa wasubiye inyuma, cyangwa wavuye mu byizerwa, cyangwa wavuye mu nshingano Imana yaguhaye. Awe ntiwavuye mu mwete wari ukwiriye kugira, mu ishyaka wari ukwiriye kugira mu buzima bwawe. Ese aho isi ntabwo yagutwaye uruhu n'uruhande, ku buryo utagishikamye, uri umunyabwoba, ntabwo ushobora gufungura kawe ngo uvugishe ukuri. Uri wa mukristo w'icyumweru, umumibyizi, ukaba uri mu isi uri gukora iby'ab'isi. Ariko Danieli turabwirwa ko ngo hari umugabo
wari mu mwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekagwamo n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni, umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi. Hanyuma ku murongo wa 12 hagira hati, kuko muri uwo mugabo Danyeli uwo umwami, iyo umuntu akijijwe, umwuka umurimo aba ari umwuka mwiza. Iyo umuntu yejejwe, akaba yejejwe mu buzima bwe, akaba atanga ubuzima bwe akabuha Imana, akabutanga atizigama, uwo muntu aba afite umwuka mwiza, umwuka mwiza. Iyo umuntu yejejwe akaba yabatijwe mu mwuka wera, afite imbaraga z'umwuka wera zo kuvuga ukuri ahantu ari ho hose, ndetse n'igihe icyo ari cyo cyose, aba afite umwuka mwiza. Ni mwuka bwoko ki ukurimo? Ese ufite umwuka mwiza? Ese ufite mpemu nziza? Ni iyihe mpemu ikurimo? Ese koko mpemu ikurimo, umwuka wera ukurimo, ese ni umwuka mwiza aho uri hose? Ese mu by'ukuri aho ugenda hose ufite mpemu nziza, mpemu yera? Ufite umwuka wera? Umwuka wera ukurimo? Yari afite umwuka wera, yari afite ubwenge, yari afite ubuhanga, yari afite ubuhanga. Hano turabona rero ndetse no ku ngoma ya so yabonekagamo n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi so umwami Nebukadinezari amugize umutware. Uwo mwami yahimbye Beluteshazari habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza, yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhugura ibyananiranye, guhangura ibyananiranye. Nuko bahamagare Danyeli aze asobanurire impamvu yabyo. Nuko Danyeli aravuga ati, impano zijyanire ndibugusobanurire. Turakeneye abasobanura ijambo ry'Imana babizerwa muri iri torero ryacu. Turakeneye abigisha babizerwa b'ijambo ry'Imana muri iri torero ryacu, bazabwiza abantu kuri, bazabwira abanyabyaha ko bakwiriye kwihana. Ntabwo dukeneye abo babeshi ku gatuti ku ruhimbi. Ntabwo dukeneye abo ngabo basheshenga abantu, babwiriza basheshenga abantu, babafata mama. Turakeneye abigisha, ababwiriza, abavuga butumwa, babwiriza bavugisha ukuri, babwira abantu. Ntabwo dushaka babandi babwiriza bagasekesha abanyabyaha, bagaseka kandi ubuzima bwabo burimo burajya mu muriro. Turakeneye abantu bameze nka Danyeli. Turabwirwa ngo bahamagare Danyeli kugira ngo aze atange ubusobanuro. Nuko araza arasobanura. Ndasenze kugira ngo nawe uzaba umunyamucyo. Ese nushaka ukuri? Niba ushaka ukuri, zamura akaboko kawe. Ese urashaka ko bagusheshenga? Urashaka ko abantu bagusheshenga? Oya. Niba tuzakizwa, turakeneye ubusobanuro nyakuri bw'ijambo ry'Imana. Niba tuzabona ugusohora kw'amasezerano y'Imana, turakeneye ubusobanuro nyakuri bw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dufite igiterane nk'iki, dufite ijambo ry'Imana nk'iri. Ntabwo turi hano kugira ngo dufate mama abo ngabo b'abasinzi, abo ngabo b'abasambanyi, abo ngabo b'abajura, b'ababeshi, abo ngabo bafite abagore benshi batwawe n'abagore. Turi hano kugira ngo tubwirize ijambo ry'Imana, bahinduke kandi tunabahe n'ubusobanuro bukwiye bw'ijambo ry'Imana, bitume batabaza Imana yo mu ijuru, bambaza Imana, bagira agakiza. Ugiye kugira agakiza k'Imana, vuga uti ngiye kugira agakiza k'Imana kagiye gusohora mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reba Abefeso igice cya 5, Abefeso igice cya 5 umurongo wa 5, Abefeso 5 umurongo wa 5 hagira hati, kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona. Belushaza yakoraga ibyonona, bari abagore be bari banduye,
abagore inshoreke ze zari zanduye, ndetse n'abatware n'abajyanama bari banduye. Niyo mpamvu yabwiwe ngo dore wapimwe ku munzani, urapimwa ku munzani mu maso y'Imana, uboneka yuko udakwiye ijuru. Ni Kristo ushobora kukugira ukwiye. Kandi uyu munsi wa none ndasenze kugira ngo uhe ubugingo bwawe Umwami Yesu, uhinduke ukwiye mu izina rya Yesu. Amen. Adakwiye kuko bimubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira, ari we usenga ibigirwamana, ufite ibyo uzaragwa ubwami bwa Kristo n'Imana. Hari abantu bari aho ugasanga inda yarabarenze ku buryo bagera ubwo bifuza iby'abandi, bakaba batagihazwa n'ibyabo, bakifuza iby'abandi, bakanyaga iby'abandi, bakiba iby'abandi. Abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Reba, uyu Berushaza yabashe gukusanya abantu batandukanye, abakusanyiriza mu birori. Kubw'ibyo nta mugabane bari bafite mu bwami bw'Imana. Umurongo wa 6, ntihakagire umuntu ubabeshya, ntihakagire umuntu ubashuka, ntihakagire umwigisha ubashuka, ntihakagire umwigisha w'umubeshyi w'umunyabinyoma ubabeshya, ntihakagire umuntu uboyesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira. Guhinduka bije bigusanga uyu munsi. Ndasabye kugira ngo we kuzaba umwana utumvira ukundi, ahubwo ube wa wundi uvuga uti Berushaza, sinzaba nkawe, sinzagukurikira. Ikindi, niba kandi nawe uraho ukaba uri umugore, ukaba wamye uri umusambanyi, uca inyuma umugabo wawe, tera umugongo Berushaza, tera umugongo uwo mugabo w'umusambane wawe, wihane, uhindukire, uvuga uti Mana, nje gusanga n'umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose, nemwishuke. Ntihakagire umuntu uboyesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira. Ndasenze kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ndavuze ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ibyo tubyiniro twa nijoro, kujya mu tubyiniro twa nijoro, ubwo businzi bwo gusinda, ndetse no kubura umusambanyi rwihishwa, ukabura umuyehesi. Ndasenze kugira ngo uyu munsi Imana ibyo byose ibikure, bihanagure mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Urwo rwandiko, iyo nyandiko mene tekere ufarisini, yerekana yuko Imana yapimye Berushaza, kandi ndetse n'abantu bari bahari bagaragara yuko badakwiye, batuzuye. Rero wowe urubanza rw'Imana niwihana rurakunyuraho. Ndavuze ngo urubanza rurakunyuraho. Mwari muzi n'ikindi, dufate urugero, niba umwigisha asobanutse, abantu bakumvira ijambo ry'Imana, iyo niyo ntego. Berushaza yabwiwe yuko urubanza rw'Imana rumanutse, igihano cy'Imana kimanutse. Yakagombye kuba yariroshye hasi akikubita imbere y'Imana, akavuga ati Mana, mbabarira aya mahano nakoze, mbabarira ibi bihumanya ninjiyemo, mbabarira ibibi byo mu buzima bwanjye. Aba yarababariwe akagirirwa imbabazi. Ndetse nicyo cyatumye Nebukadinezari se yakira imbabazi z'Imana. Ariko yarakomeze ati Danye, okay, sawa rwose, dore nguhaye impano, dore umukufi w'izahabu, nubwo ufite impano, dore nkongerera izindi impano. Uriya mugabo wari uri mu nzira ijya mu muriro, ari gutanga impano, aha umwigisha w'ijambo ry'Imana. Ibyo ntabyo dukeneye. Icyo dukeneye ni ukumvira ijambo ry'Imana. Ibyo dukeneye ni uko ijambo ry'Imana ryumvira, ukihana, ugasaba imbabazi z'ibibi wakoze, ugasaba imbabazi z'ibihumanya biri mu buzima bwawe. Berushaza yakagombye kuba yaritwaye atya, agasaba Imana imbabazi, akabwira Imana ati Mana, nje ngusaba imbabazi. Nawe niko bigukwiye. Ngwino kuri Yesu, nuza Umwami arakubabarira, Umwami araguha agakiza. Ikindi, urubanza ruziritswe ku ijosi ryawe, urwo rubanza n'icyo gihano birakurwaho mu izina rya Yesu.
amen. Ingingo ya gatatu tugiye kureba ugusohora kutazitirwa k'ubuhanuzi bukomeye budahinduka. Muze turebe Danieli igice cya gatanu, umurongo wa 25. Danieli igice cya gatanu umurongo wa 25 hagira hati, iyi nyandiko ngiyi ni mene tekeri ofarisini, umurongo wa 26, kandi bisobanurwa bitya. Mene bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma yishyiraho iherezo. Imana ni Imana y'imbaraga zose, ni Imana ifite imbaraga zose, ni Imana ifata icyemezo cyose. Nta muntu ushobora kujya imbere ye ngo abashe kuyihangara, nta muntu ushobora kuyihangana, nta muntu ushobora kumara ukwezi, icyumweru, imyaka Imana itabishyizeho umukono, itabyemeye. Uyu ni umugabo utari ufitanye isano n'Imana, utari ufitanye isano na Kristo, utari ufitanye n'Imana yo mu ijuru, ndetse utari ufitanye isano n'umwana w'Imana, ndetse ngo anagire n'umwuka w'Imana, agire umwuka mwiza muri we mu buzima bwe. Ntaho yari ahuriye n'ijuru. Kubw'ibyo nicyo cyatumye Imana ivuga iti, kuva ibyo byose warabyirengagije, ntiwite ku Mana y'ijuru n'isi ngo uyagacire, uyubahe. Imana yabaze iby'ubwami bwawe ibushyiraho iherezo. Ndagusabiye ubuzima bwawe bwo kurangira ubu, ndasenze kugira ngo ubwami bwawe bwo kurangira ubu, nuramuka uhujwe n'Imana yo mu ijuru, nuramuka uhujwe na Kristo, nuramuka uhujwe n'umwuka w'Imana, ukabwira Imana uti, Imana namye mba mu buzima bwanjye ndi ukwanjye, ndi njyenyine, ariko nonaha ubu ngwaye agaciro nk'uwakiriye nk'umuremyi wanjye, nakiriye Kristo nk'umukiza n'umucunguzi wanjye, nakiriye Kristo nk'umucunguzi wanjye, nk'umwami wanjye ndetse n'umukiza wanjye. Umwuka wera mwakiriye nk'umufasha, ndetse n'uzajya ampumuriza kandi akajya amfasha. Ngwino kuri Kristo, ngwino kuri Kristo. Kristo ntabwo ari bukwirukane. Ugiye kugira ubuzima bushya, ugiye kugira chapitre nshya, ugiye kugira ubuzima bushya bugiye gutangira uhereye uyu munsi wa none. Imana irakubabarira igihe cyashize, ikindi ikubohore, ubeho ubuzima bufite akamaro n'icyerekezo uhereye none mu izina rya Yesu. Reba umurongo wa 27. Umurongo wa 27, tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Wapimwe mu bipimo hanyuma ugaragara yuko udashyitse. Kugaragara yuko udashyitse, ubutuzuye, udafite tike izatuma ubasha kwicara mu ijuru. Udafite tike izabasha kuguhesha umwanya wicaramo mu ijuru. Ndetse na pasiporo, igihe uramutse ufite pasiporo, iyo pasiporo yaba ari igicupuri, iyo pasiporo itagira agakiza, iyo pasiporo itagira kwezwa, izaba ari igicupuri. Reka muri iki gihe cya none hari abatanga za pasiporo z'ibicupuri, zitari pasiporo nyakuri. Iyo pasiporo ntaho izakugeza. Igihe ushaka kujya, niba ushaka kujya mu gihugu cyiza ari cyo cy'ijuru, ukeneye pasiporo itangwa na Kristo waturutse mu ijuru, kuko yarapfuye aragupira kugira ngo uzabashe kujya mu ijuru. Ngiyo pasiporo yaguteguriye, niwo yakira, urahinduka ukwiye. Uyu munsi ugiye kuba ukwiye, uyu munsi ugiye kuba ukwiye. Murebe uriya mutwaro utwara abasirikare aravuga ati, databuja, umugaragu wanjye arimo arababazwa cyane kandi arababaye. Yesu aravuga ati, ndibuze hanyuma mukize. Uyu mugabo aramubwira ati, ntago bikwiye kuza iwanjye,
gusa icyo ngusaba vuga ijambo rimwe gusa, kuko sinuzuye, ariko nunyemera ukanyakira numpa umugisha, ukavuga ijambo ryo gukira indwara, ijambo ry'agakiza, ukavuga ijambo ryo kubabarirwa, ukavuga ijambo ryo kubohoka, umugaragu wanjye arakira uburwayi afite. Yesu aravuga ati nta muntu n'umwe mu Bisirayeli nigeze mbona afite kwizera nk'uko uyu mugabo. Aramubwira ati bitewe no kwizera kwawe ubaye ukwiye, umugaragu wawe arakize. Uyu munsi bitewe no kwihana kwawe, uyu munsi bitewe n'umutima woroshye, uyu munsi bitewe no kwatura kwawe, menye yuko udakwiye. Ndasenze kugira ngo ubuzima bwawe nubuha Umwami Yesu, ibi byaha byawe urabibabarirwa, indwara yawe urayikira. Imana igiye kukugira ukwiye. Ikindi kandi yandike izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru, uzaba ukwiye mu izina rya Yesu. Kandi mumenye ibyo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ati mube maso musenge kugira ngo muboneke ko mukwiye, kugira ngo muzabone ko mukwiye. Niba uri indangare ukaba uvuga uti ndi hano ndumva ariko ngiye ntacyo nitayeho, ibyo ntacyo bimbwiye, rwose iby'ijuru ntacyo bimbwiye, uzakomeza kuba udakwiye, uzakomeza kuba utuzuye. Bamaso usenge kugira ngo ube ukwiye guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Kandi uyu munsi wa none ugiye kuba ukwiye, ugiye kuba ukwiye. Ntacyo uri bubure mu kwizera kwawe, ntacyo uri bubure mu byizigiro byawe, ntacyo uri bubure. Uraba ukwiye uyu munsi mu izina rya Yesu. Mumamenaho. Wandikire marayika w'isi Muruna uti ntabwo nabonye imirimo yawe itunganye imbere yanjye, ariko ufite amazina make bagendana nanjye ari abera, kubera yuko babikwiriye. Amazina make, kandi ushobora kuba muri abo bake ukaba muri abo bake, ku buryo umwambaro wawe wo mu buryo bw'umwuka, umwambaro wawe wo gukiranuka wozwa ukuwagirwa ukameswa mu maraso y'Umwana w'intama. Yesu yaravuze ati bazagendana nanjye ari abera kuko babikwiye. Ndasenze ngo Imana ikugire ukwiye uyu munsi. Ubu mbaraga za Kristo zize kuri wowe, zigukoreho, ziguhindure. Ikindi Umwami akubwira ati numvise gusenga kwawe, amenye ko wavuze, wasenze ufite kumaramaza, ufite gushikama mu buzima bwawe. Ntukurikize urugero rwa Berushaza mu buzima bwawe, wakoze amabi, uvuga uti Yesu nyakira, arakwakira mu izina rya Yesu. Ariko Berushaza yararebaga, ndimo ndumva, ntacyo yigeze akora, ntago yigeze yumvira. Hanyuma tubwirwa ku murongo wa 28, mu murongo wa 28, Peresi ubwami bwawe buragabwe buhawe Amedi n'Abaperisi. Iryo joro inkuru ye yagize iherezo. Ndasenze ibyawe byo kurangiriraho, ubuzima bwawe bwo gupfa ubusa, igihe cyawe cyo kuzapfa ubusa, ukomeze mu nzira y'Imana. Ikindi uri muri Kristo, wowe na Kristo muzaba bakwiye. Wowe na Kristo, wowe n'agakiza ufite muzaba bakwiye. Ikindi wowe no gucungurwa Imana itanga muzaba bakwiye mu izina rya Yesu. Mwami Yesu ngira ukwiye. Mwami Yesu kanaka mugira ukwiye, kanaka mugire ukwiye. Kandi n'ubu ukwiye ukaba wuzuye, ijuru niryo uzajyamo, kandi niryo rizaba ubuturo bwawe. Igihe uri hano kuri iyi si, nurwara azagukiza indwara, niba ukandamizwa arakubohora. Nuvuga uti nkuriya mutware utwara abasirikare, ukabwira Imana uti Mana ntabwo nkwiye, ariko vuga ijambo rimwe gusa, ariko umugaragu wanjye arakira. Agiye guhindura ibyawe, ubuzima bwawe abugire ubukwiye mu izina rya Yesu. Ibyo kuba utuzuye ugiye kuba uwuzuye mu buzima bwawe mu izina rya Yesu.
ariko uramenye ntukore nka Berushaza, uramenye ntiwifata nka Berushaza, ntukomeze kuba nka Berushaza wakomeje gukora amabi, amahano, akomeza kuba umunyabyaha intakoreka mu buzima bwe, mu mibereho ye. Hinduka, uhindukire, ubwire Imana uti Mana, Kristo niwe ugira ukwiye, Kristo ni umukiza wanjye, Kristo ni umucunguzi wanjye, kandi Mwami ndaje bitewe na Kristo, shingiye kuri Kristo, kuko Mwami Imana umanagura amarira, ibyaha byose mfite ntabwo bishobora kuncungura. Kristo ni wewe wenyine gusa ushobora kuncungura ukama agakiza. Yiteguye kuguha agakiza, nkubaze witeguye kwakira agakiza, yiteguye kukubabarira, nkubaze ese witeguye kubabarirwa, yiteguye kukugira ukwiye, nkubaze ese witeguye kuba ukwiye. Ndabaza ikibazo, uriteguye? Kubika imitwe duhombeke amaso, twubike imitwe duhombeke amaso yacu. Niwe wenyine gusa ushobora kugira ukwiye kujya mu ijuru. Buri muntu wese udafashijwe n'ijuru, umuntu wese adafashijwe n'ijuru, buri muntu wese adafashijwe n'umukiza, adafashijwe n'igitambo cya Kristo ku musaraba, ntabwo akwiye, nta nubwo yuzuye. Ikimukwiye ni umuriro, ariko nuzuye umunsi wa none ukaza imbere y'Imana ukavuga uti Mana ni wowe ungira ukwiye, irakubabarira ibyo byaha byawe. Twubike imitwe duhomeke amaso yacu. Wowe nkubaze ushaka kuza kuri Kristo, ukaba ushaka kubwira Umwami Yesu uti Mwami ndakwihaye, nguhaye ubuzima bwanjye, umutima wanjye, byose ndabiguhaye, kandi nzi neza ko ubuzima mbayeho uyu munsi wa none ndanduye, ndakiranirwa, ndi umunyabyaha, nuzuye ibicumuro, kandi ibi byaha mfite mu buzima bwanjye nzi neza ko ntakwiye imbere yawe, ntakwiye ijuru. Ariko Mwami ubuzima bwanjye ndabuguhaye, ndetse ibyo bibi byose nakoze mu buzima bwanjye ndabiguhaye. Kristo ndabiguhaye kugira ngo ungire ukwiriye aho uri hose. Wowe ushaka ko Imana ikugira ukwiye, Imana ikuzuza, ukagira agakiza, ukabohoka, ukabatuka, ukakira ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana, aho uri hose zamura ku kaboko kawe. Imana iguhe umugisha. Mwese muri gukurikirana ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Kristo akugire ukwiye. Zamura akaboko kawe rero aho uri hose, ukurikiranye ubutumwa kuri televiziyo, ukurikiranye ubutumwa kuri radiyo, ukurikiranye ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Zamura akaboko kawe, Yesu agiye kukugira ukwiye, kandi kubw'ibyo Yesu agiye kugufasha. Wibuke umunyabyaha ntabwo akwiye kubw'imbaraga ze, akwiye kubw'ubushobozi bwe. Ntabwo inshoreke ikwiye, ndetse n'umupagani akwiye. Umuntu ufite abagore benshi ntabwo akwiye we ubwe ku giti cye. Umusinzi ntabwo akwiye ubwe ku giti cye. Umunyedini w'umubeshyi ntabwo akwiye ku giti cye. Ariko nuza kuri Kristo ukamubwira uti Mwami Yesu ndi hano, ni Kristo wenyine umukiza, Kristo umucunguzi ukugira ukwiye. Zamura akaboko kawe. Niba uzamuye akaboko kawe, haguruka wiyereke Imana. Imana iguhe umugisha. Urashaka kuba ukwiye ijuru, ntabwo ushaka kujya mu muriro igihe uzaba umaze gupfa. Urashaka kuba ukwiye kwakira ubuntu bw'Imana ndetse n'agakiza kayo. Haguruka aho uri hose, Imana niyo igiye kukugira ukwiye. Ntabwo Imana yaje kugira ngo igugushyeshenge, wazanywe no kugira ngo igushyeshenge, wazanywe no kugira ngo ikubwize ukuri, bityo ube ukwiye agakiza cy'Imana. Hindukira uve mu byaha byawe, wizere Umwami Yesu Kristo. Zamura akaboko kawe aho uri, haguruka aho uri, haguruka. Wowe uri aho ubwira Imana uti Mana ndahindukiye, mvuye mu bibi byose bingira udakwiye, kandi Mana ndaje kugira ngo umbabarire, umbohore, umpe agakiza. Mwami mpa izo mbabazi ndetse n'ako gakiza. Bwira Imana mu mutima wawe, saba Imana imbabazi, uyibwire mu mutima wawe. Iyo Mana igiye kuguha agakiza itanga, kazatuma uba ukwiriye. Amena.
mureke dusenge. Data, mu izina rya Yesu ngiye kugusengera mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, nk'uko wasezeranije. Tuzi neza ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Mwami, ndasenze sengera buri wese, Mwami Imana, ubonetse yuko adakwiye ijuru, adakwiye agakiza, ariko Kristo niwe utugira abakwiye. Ndasenze Mana kugira ngo Kristo, bitewe n'urupfu yapfuye ku musaraba Karuvariyo, ndasenze nsaba kugira ngo ubababarire, ubabohore, ubabature, ubahe agakiza kawe mu izina rya Yesu. Ndasenze Mana kugira ngo umwuka ahamirize mu mitima yabo yuko bagaragaye yuko batuzuye, badakwiye, ariko kubwa Kristo, kubw'agakiza atanga, kubwa Kristo, kubw'igitambo yatambye, kubwa Kristo, kubwo gukura ibyaha byabo byose akaba yarabyikoreye, ubu abagize abakwiye. Mwami, ndasenze saba andika amazina yabo yose mu gitabo cy'ubugingo mu ijoro mu izina rya Yesu. Shimangira aka gakiza, shimangira izi mbabazi, shimangira kukubohoka. Ikindi kandi ubagire abakwiye, ubwo Kristo azaza, bapfiriye muri Kristo bakazuka, abazaba bakiriho tukazajyanwa mu ijuru. Ndasenze kugira ngo aba bazabe muri uwo mubare w'abazajya mu ijuru mu izina rya Yesu. Mwami, urakoze kuko usubije, senze mu izina rya Yesu. Mumindi amena, mume amena mpuzamahanga. Imana ikomeze kubana namwe, mukomeze muhagarare. Imana ishimwe. Haleluya. Matayo igice cya 8 nasoma umurongo wa 5. Matayo igice cya 8 umurongo wa 5. Yesu amaze kwinjira i Kaperinawumu, umutwaro utwara abasirikari aramwinginga ati, umurongo wa 6 hagira hati, Mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu, yararemaye, arababaye cyane kandi arababazwa cyane. Hanyuma ku murongo wa 7 Yesu aramubwira ati, ndaza mukize. Agiye kuza agukiza iyo ndwara. Uyu munsi yazanywe no kugira ngo agukize ubwo burwayi. Yesu aravuga ati, ndaje. Agiye kukugeraho aho ngaho uri. Reba umurongo wa 8. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati, Mwami, ntibikwiriye yuko yego yamwise mwami, yamugize umwami w'ubuzima bwe, yari umutware utwara abasirikare, ariko kandi amwita umwami igihe wise umwami Yesu, umwami wawe, umukiza, ukubabarira, ukubohora, ugukiza indwara, uti ngwaye ubuzima bwanjye. Aravuga ati, Mwami, ntibikwiye ko uza mu nzu yanjye, ahubwo vuga ijambo rimwe gusa, si amavuta, ahubwo vuga ijambo gusa. Si ngombwa yuko uza mu rugo ngo umurambikeho ibiganza. Vuga ijambo gusa, ijambo rikiza indwara ry'Imana rije rikugeraho uyu munsi wa none, rigiye kugukiza ubwo burwayi bwawe. Aravuga ati, umugaragu wanjye arakira. Ugiye gukira ubwo burwayi, ugiye gukira. Icyo kibyimba cyo mu nda kigiye gukira, ubwo buhumyi bugiye gukurwaho, iyo pararize igiye gukurwaho. Ikindi kandi iyo ndwara yo kuritura ndetse na hemoroide n'iyo kanseri igiye kugukurwaho uyu munsi. Umugaragu wanjye ndetse n'umubiri wanjye ugiye gukira. Hombeka amaso yawe, wowe ushaka gusengerwa bitewe n'uburwayi ufite, wowe ushaka gusengerwa kubw'icyo kibazo ufite, zamura akaboko kamwe, akandi kaboko ufate aho ufite uburwayi. Ikindi, ugire kwizera, ugire ibyiringiro. Ikindi, wakire ijambo ry'Imana ufite ibyiringiro. Umugaragu wanjye agiye gukira indwara kuje kugusanga uyu munsi. Ntabwo nkwiye, ariko ndakwita umwami, ndakwakira nk'umwami wanjye. Ndazi ko uri umwami w'ubuzima bwanjye, ndetse ubuzima bwanjye bwose n'ibyo naciyemo byose ugomba kubyakira ukabikemura nk'umwami. Kandi kuba
ntakwiye, mwami ugiye kongera ukwiye, ngiye gukira. Umwami aje agusanga afite gukiza indwara. Nyuma ya amina ya nyuma uze kwisuzuma, urabona ko igitangaza kiba cyageze muri wowe. Zamura akaboko kamwe, akandi kaboko ufate aho urwaye. Arimwe muri hano igiterane kibera hirya no hino, namwe abakurikiranye ubutumwa ho muri. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ikora ibitangaza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikwiye. Ikindi, uri Imana ikora ibikomeye ndetse ugakora n'imirimo itangaje. Mana, aba bantu bawe bose abakwakiriye kandi bakakwakira, mwami bakize mu izina rya Yesu. Mwami ndasenze kugira ngo ibyo bisazi sohokemo mu izina rya Yesu. Ari amaso ahuhumye ndetse n'amaso acuze urwijiji, Imana ndasenze ikore ko amaso yawe aka kanya kira mu izina rya Yesu. Uko gupfa amatwi ndetse no kuba utavuga ukabura ikiragi, ndasenze Imana iri ruhande rwawe aho, ni igitangaza kirekura gifungura urwo rurimi rwawe, igitangaza gifungura ayo matwi yawe yapfuye kikugereho mu izina rya Yesu. Kandi ibibyimba by'imbere mu nda ndetse n'ububyimba ku mubiri, amaguru yabyimbye, ayineya, umwingo, inyonjo, ndategetse indwara veho mu izina rya Yesu. Indwara ya uruseri mu gifu kira mu izina rya Yesu. Kanseri kira mu izina rya Yesu. Ikindi, iyo ndwara y'igituntu kire mu izina rya Yesu. Covid kira mu izina rya Yesu. Indwara y'agakoko ka sida kira mu izina rya Yesu. Izo ndwara zose zidakira iri mu mubiri wawe, ndasenze kugira ngo zikurwemo aka kanya, mwami, mu buryo budasanzwe, mu buryo ndengakamere. Ndasenze kugira ngo wihe gukira indwara buri wese muri bo, mwami, ubwo twakwambaje mu izina rya Yesu. Gukira indwara hirya no hino, gukira indwara hirya no hino, kubohoka hirya no hino, kwigaragaza ku rukundo rwawe, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe hirya no hino mu izina rya Yesu. Urakize, ukize indwara, urabohotse, urabatutse. Ijambo ry'Imana rikugezeho kandi iryo jambo riragukishije. Nasenze ngo bikorwe mu buzima bwa buri wese, senze mu izina rya Yesu. Suzuma, urabona ko igitangaza cyakugezeho. Gukira indwara uragufite aka kanya. Hari ibitangaza byinshi, imbere, inyuma, hagati, inyuma, hirya no hino. Abari hano n'abakurikiranye ku mbuga nkoranyambaga bigiye gukorwa muri wowe. Your miracle is right there. Tonight is a night of wonders. And we're going to listen to testimonies. Yours is going to be one.